nkurikira bwa kabiri, biragoye kubona ikintu navuga kuri Deborah kano kanya, gusa Deborah sinzi ukuntu yari ameze, yaratangaje, yagiraga urukundo rwinshi kuko aha n'ibintu njye nabigeraga akambwira ko gukora ikintu njye nta cyangwa akagikora ntacyo. Deborah biragoye kumuvugaho, yahoraga aseka, narashize ikintu ntamubona, ariko iyo twavuganaga kuri telefone kenshi gashoboka, buri munsi yandikiraga ari mu kazi, nabika nkabonamo mesaje ziwe, yabonaga ari umuntu uhorana positive mind, nta munsi n'umwe Deborah yavugaga ikintu akakivuga ko kidashoboka, iteka ryose umva ko ikintu gishoboka. Deborah yakundaga abantu, Deborah yari impanga yanjye, abantu bako dusa cyane. Deborah mu burwayi bwe, umunsi wa mbere avuga ko arwaye umutwe, twari turi kuvugana twese kuri video call, atubwira ko ari kubabara umutwe, ariko nyine nabonaga atabifashe nk'ibintu biri seriye cyane, urakira agaruka akavuga ngo ndi umwana w'Imana n'ubundi ndakira. Deborah ntiyajyaga agorana, Deborah yakundaga ko abantu ahantu ari abantu baba bishimye. Mu burwayi bwe ntiyigeze asharira ngo abe yakinuba cyangwa yabwira abantu nabi. Deborah ajya kuremba, twavuganye nawe kuri video call, akavuga ngo reka ndi umwana w'Imana nta kibazo mfite. Sinzi ikintu kindi namuvugaho, gusa mama niwe wavuze ngo iyo nyiri umuringa aje utega akaboko. Sorry.